twakwituriki ifeza nizaho twese ifeza nizaho turi bane byose nitawe muri ibi birori nimunyemerere muri iki gitaramo tubanze kandi twumva ijambo ry'Imana. Reka dutumire umubyeyi pasiteri twizihirwa tugafashwa kubera uwo mugambi wera w'Imana. Reka rero mu magambo magufi cyane dushimira Imana nanone iremye naguhiye mfite impamvu rwose yo kurimba nsanganira mu bwiza ndongendaje hari ijambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye nkuru usumba byose nyemerera rimwe wongere unyumve ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe umviriza amagambo y'uyu mutima wanjye maze ukora ikintu gishya muri njye hari ijambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye nkuru usumba byose nyemerera rimwe wongere unyumve ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe umviriza amagambo y'uyu mutima wanjye maze ukora ikintu gishya muri njye hari ijambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye nkuru usumba byose nyemerera rimwe wongere unyumve ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe reka dukomeze dusabe abasamu batambuke tubereke ibyicaro twabateguriye bose aho abantu bari turagira ngo mutambuke tubereke aho twabateguriye ibyicaro byanyu amajoro menshi nasinzira umutima wanjye udatuza nyemerera mbikuye umuhigo wanjye n'imirimbo naguhiye mfite impamvu rwose yo kuririmba nsanganira ubwiza ndongendaje amajoro menshi nasinzira umutima wanjye reka dusabe abantu batambuke tubereke ibyicaro twabateguriye nyemera mikure umuhigo wanjye
indirimbo naguhimbiye mfite impamvu rwose yo kurimba sakanira mu bwiza ndongendaje Serviço é onde eu estou. abantu bakoze gukorera serivisi muri hafi twakira abashyitsi nitegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba amafi yose byose ni ibyawe none Yesu nakwitura iki nitegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba amafi yose byose ni ibyawe none Yesu nakwitura iki fasha inanga yanjye nimbe mwituye ineza yo wangiye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wowe fasha inanga yanjye mwituye ineza yo wangiye kuyobora abashyitsi mutima wanjye yababwira bakigira hino abashyitsi twategereje bakwigira hino rwose fasha inanga yanjye mwituye ineza yo wangiriye mutima wanjye reka ushinzwe kuyobora abashyitsi ifeza zawe byose ni byawe biri igiciro byose ni byawe ibyo gukunze wabihawe nawe mwami none Yesu nakwitura iki ifeza ni zawe twese ifeza ni zawe turi bane byose ni byawe igiciro igiciro dukomeje guha ikaze abashyitsi bacu ikaze abashyitsi
neza ikaze ikaze ku bashyitsi bacu ntabwo dufashe abasaza bakeya baratambuka basuhuze abasaza bagiye kwabo hanyuma abandi dukorera dufasha tubaha ibyicaro byabo ikaze bashyitsi beza Imana ibahe umugisha murasa neza rwose reka abashinzwe mwitoze bashyitsi neza mu byicaro bibakwiye uturiye zayo wakiriye mutima wanjye bagizi bacu ikaze yerukiruka muri byose mwana w'abami usingizwe iteka ryose Imana isezerano kandi igasohoza abashyitsi bacu dukomeje kubaha ikaze ikaze rwose Imana ibaha umugisha ishimwe ni ryawe Mana ishimwe ni ryawe iteka ryose abashyitsi bacu dukomeje kubaha ikaze Imana ibaha umugisha turabakiriye rwose ishimwe ry'Imana isumba byose ishimwe ry'Imana ukomeje kwakira abashyitsi bacu abakinnyi bacu baha ibyicaro byiza ababishinzwe protokole abashyitsi mu byicaro byiza bicaze neza Imana ishimwe rwose neza umutima wanjye wishimye dukomeje kwakira abashyitsi bacu kandi kariho bashyitsi beza mutima wanjye dukomeje kwakira abashyitsi bacu mu murya w'inanga mwiza utambuke abashinzwe kubicaza protokole abashyitsi bacu mubicaze mu byicaro bibakwiriye byiza rwose Imana ibaha umugisha cyane turabariye beza turaririmba izina ry'Imana imitima yacu yuzishimwe rwose haleluya fascinanga yanjye ababishinzwe bakiza ikaze ikaze bashyitsi fascinanga mutima wanjye wishime ibyiza wankoreye dukomeje kwakira abashyitsi bacu ababishinzwe bakomeze babashakira ibyicaro bibakwiriye byiza abaririmbyi bakomeze badufashe twakira n'abashyitsi bacu tubaha ibyicaro byiza bibakwiriye
abaririmbyi bacu bakomeze badufashe dukomeza kwakira abashyitsi bacu. himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa kandi himbazwa amamara amamara mana amamara, shimwa himbazwa amamara 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 mana, shimwa kandi himbazwa amamara. Abashyitsi bacu bicaye mu kaze muguze neza, Imana niyamamaye rwose. amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, Imana ishimwe cyane. shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, oh shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa kandi himbazwe amamara amamara amamara, shimwa ni wowe gusa ukwiriye, mana shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye. Imana niyamamare niyikwiriye. Bashyitsi beza turabakiriye. Data iwacu dufite Imana, nimunyemerere ku mpande zombi, abashyitsi n'abasangwa duhaguruke twigire hejuru, tubanze dusenge Imana isumba byose. Abashyitsi n'abasangwa reka twigire hejuru, tubanze Imana, dusenge Imana isumba byose. Muranyemerera kandi twakire umubyeyi Pasiteri Kananga Regional adufashe gusenga Imana, twakira abashyitsi kandi yereka gahunda zose zibobera aha hantu. Ikaze mubyeyi. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye muri iki gitondo cy'umugisha, igitondo cy'ibyiza. Turagushimiye ko duteranye gutya, turi muri iki cyanya, turi aha hantu. Izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Mana tuguhereje icyubahiro, uyu munsi twarawusengeye none urawuduhaye. Izina ryawe nirishimwe. Reka ubwiza bwawe ubaha ahantu, reka ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Gahunda zose zijye kubera aha hantu, ibikorerwa aha hantu byose bibyo kuzamura icyubahiro cyawe. Turagushimiye Mana, urakoze. Ngaho ubana natwe kandi ukomeze kuduha umugisha. Urakoze byose, tubishimiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Reka twese duhuze ibiganza duha Imana amashyi, twemereye kwicara muri bino birori, hanyuma dusabe itsinda rishinzwe guhimbaza Imana rikomeze rihimbaza Imana, n'abashyitsi bacu mukomeze kugubwa neza.
zibohora umutima uruzi umwami mwiza n'ubw'imbaraga yazo zibohora umenye imbere y'umugisha wishima ko nasobanura urukundo rwe ndakubwira ungeze ku mutima n'ubw'imbaraga yazo zibohora umutima uruzuye umwami ni mwiza ndumva imbaraga yazo zibohora kumenya umukiza imbere y'umugisha urukundo rwe ndakubwira ungeze ku mutima ndumva imbaraga yazo zibohora umutima uruzuye umwami mwiza ndumva imbaraga yazo zibohora kumenya umukiza kumenya umukiza imbere y'umugisha ishina nuko nasobanura urukundo rwe ndakubwira ungeze ku mutima ndumva imbaraga yazo zibohora Imana ibaho umugisha. Reka twese duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi kandi dushimira itsinda riri kuririmbira Imana. Data iwacu dufite Imana, nimunyemerere muri ibi birori, nimunyemerere muri iki gitaramo tubanze kandi twumva ijambo ry'Imana. Reka dutumire umubyeyi Pasiteri Rugomoka Tofi atugezeho ijambo ry'Imana. Reka muri uwo mwirongi mwiza rumva imbaraga zibohora. Twakire kandi umubyeyi Pasiteri Rugomoka yigire hino atugezeho ijambo ry'Imana. Karibu mushumba. iyo yatunganije kuri uyu munsi irimo n'uyu mugisha mwiza wo kubanza gusangira ijambo ry'Imana. Kandi impamvu iduteranyirije hano ni impamvu tuzi twese kandi tuzi ko ikomoka mu buntu bw'Imana, mu rukundo rwayo rwinshi, mu mbabazi zayo za keza n'agatangaza, tukaba twizihiza kugira neza kw'Imana uko yatekereje ikakugambirira nyuma yo gukora ibintu byiza byinshi by'ineza n'amahoro n'igikundiro, ikaza ubwayo guca iteka ikavuga ngo mbonye ko atari byiza ko biguma gutya, reka ndeme ikindi kintu gishya. Imana ishimwe cyane. Ayo makuru tuyabona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo w'18 ahanditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti
si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, izina ry'Imana nirihimbazwe. Urebye ibintu byose bigaragara mu gice cya mbere, Imana yari yaremye, Imana yari yatunganije, ndetse n'umuntu umugabo nawe wari waremwe, igice cya kabiri mu wa 7. Hanyuma ukareba mu kwibwira kwiza kw'Imana no gutekereza kwiza kw'Imana, ikavuga ngo mbonye ko bitaramera neza hataraza undi muntu, kandi uwo muntu witwa umugore. Izina ry'Imana nirishimwe. Uyu mugore Imana imwita umufasha. Umufasha mu rurimi rw'Abaheburayo ari rwo isezerano rya kera ryanditsemo, akaba yitwa Ezer, ku buryo nk'izina Eliezer ni izina ry'imfatane rigizwe na El bivuga Imana, Ezer bivuga umufasha. Dufite na Zaburi ivuga ngo Imana ni umufasha mwiza utabura kuboneka mu gihe cy'ibyago no mu gihe cy'amakuba. Bityo rero izina umufasha rikaba ari izina rikwiye kumvikana neza, ntabwo ari izina ry'intege nkeya, ntabwo ari izina ripfobye, ni izina ry'imbaraga, kuko iri zina akenshi cyane ryitirirwa Imana. Iri zina ryanditse inshuro 21 muri Bibiliya, inshuro 16 riba rikora reference ku Mana. Uyu muntu rero Imana yari yohereje kuza gufasha umuntu umugabo, ni umunyembaraga, ni umunyamaboko, ni umunyabushobozi, ni umunyabwenge, ni umuhanzi, ndetse ni igihangange. Afite inshingano 3. Iya mbere, afite imbaraga zo kuba umufasha w'umuntu umugabo, w'abantu bagabo nkatwe, kubera ko abifitiye ubushobozi yahawe n'Imana. Icya kabiri, afite ubutumwa bwo kuba umugore. Icya gatatu, afite ubundi butumwa bwo kuba umubyeyi. Nicyo gituma rero mu iteraniro nk'iri ngiri twizihirwa, tugafashwa kubera uwo mugambi wera w'Imana. Reka rero mu magambo magufi cyane dushimira Imana nanone irema iki kintu ikagitunganya, kandi kuri uyu munsi tukaba duteranijwe no kwizihiza iyo promotion, icyo cyubahiro, ubwo bwiza, iyo neza Imana igiriye umwana wacu Esther, ndetse n'umukwe wacu nawe ubonye impano nziza cyane imeze nk'iyo ngiyo. Turabyishimira rero nk'uko Imana nayo yabyishimanye n'ibindi biremwa. Munyemerere rero mu isengesho nizihize, nishimire hamwe namwe ubwo buntu bw'Imana itugiriye kuri uyu munsi. Nyagasani, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwizigirwa, nyir'ububasha bwose, nyir'ubuntu bwose, nyir'imbabazi zose, iyo kubahwa, iyo guhimbazwa, iyo gushyirwa hejuru, turakunamiye, turakubashye, tuvuze ko ukomeye, tuvuze ko wera, kandi turagushimiye umugambi wawe mwiza uba ufite ku bana b'abantu, uba ufite ku bantu bagabo, ndetse n'uba ufite ku bantu bagore. Turanagushimiye soko y'umuryango, kandi turagushimiye Mana nziza y'amahoro n'icyubahiro. Tugushimiye iri sura nziza
ry'ubukwe busura ubundi bukwe, ubwo urimo utunganya ubukwe utunganyiriza itorero nk'umugeni, ubukwe utunganiriza abera bose bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu mabara yose, ubwo uzaba ubishyiriye umugeni umukwe Kristo yishiriye umugeni we itorero rye, kizaba ari igikorane cyakeza n'agatangaza, kizaba ari igikorane cyo kunezerwa no guhimbaza, kandi ku mwuka nk'uwo nguwo uzaba uhari icyo gihe, udutizeho muri uyu mwanya, udufashe tugirire neza